Yes, reka nizere ko umeze neza cyane mwifurize ibihe byiza nkuhereza ikaze hano ku Nkumburwa Plus TV. Je nitwa Dani Emasi, nkwa ikaze hano ku bitaro bya Kacyiru aho tumaze kwakira umubiri wa nyakwigendera Umutoni Uwase Diane. Umutoni Uwase Diane yaramenyekanye hirya no hino. Guhera mu gitondo twari dutegereje ko baduhereza umubiri, ariko ubu tuvugana ku isaha y'isa 7 n'igice nibwo bamuduhaye. Abo mu muryango wiwe biganjemo mama we, abavandimwe be, mu gahinda keshi bababaye rwose. Urabibona muri video nkuko biri kugenda bigaragara, amarira ni menshi. Ubu tugiye kwerekeza rero mu rugo iwabo kumusezera. Kuri gahunda byari uko tugomba kuhagera mu masaha y'isa 7 twerekeza muri paruwasi. Byumvikane ko bigendeye ku gihe amasaha ageze, rwose hari gahunda ziri buze kuba aziburizwamo. Turahari nk'Inkumburwa Plus TV. Je nitwa Daniel Masi, muhango wose muraza kugezwaho uko wagenze. Kora subscribe. Imitima ya benshi, mana benshi ko imitima benshi yashengutse, imitima benshi yashize. Ni umurugano Kacyiru, ku bitaro bya Kacyiru ku Ruhukiro, aho twaje kureba umubiri wa Musoni uherutse kwitwa urw'agashinyaguro, akitwa umutwe n'uwari umukunzi we. Ni agahinda gakomeye, ni amarira gusa, ariko ni ukwihanganisha umuryango muri rusange. Kandi Yes, iyo ngiyo rero ikaba ari imodoka itwaye umubiri w'umukobwa Umutoni Uwase Diane. Umutoni Uwase Diane wagize ibyago akicwa urw'agashinyaguro na Nelson, bahoze bakundana. Akaba agiye gushyingurwa kuri uyu munsi mu cyubahiro. Ni ibintu byagoranye, habanje kuzamo ibibazo kugira ngo umubiri ushyikirizwe umuryango we, kubera ko already ngo tumaze kugera ku isa 7:10. Urabona ko ari bwo basohotse ndetse bagiye kwerekeza mu rugo kumusezera, kandi muri gahunda byari biri uko saa 3 n'igice ari bwo babasoje ibikorwa byo gufata uyu mubiri wa nyakwigendera. Hanyuma ab'umuryango we barababaye, ababyeyi barize, pereye kuri mama umubyara, abavandimwe ba Diane uko muri kugenda mubibona mu mashusho yacu, barababaye cyane. Kanya rero tugiye kwerekeza mu rugo rwaho uyu muryango wari uherereye. Urabona ko itangazamakuru irahari hirya no hino. Yes, iyo ngiyo rero ikaba ari imodoka itwaye umubiri w'umukobwa Umutoni Uwase Diane. Umutoni Uwase Diane wagize ibyago akicwa urw'agashinyaguro na Nelson, bahoze bakundana. Akaba agiye gushyingurwa kuri uyu munsi mu cyubahiro. Ni ibintu byagoranye, habanje kuzamo ibibazo kugira ngo umubiri ushyikirizwe umuryango we, kubera ko already ngo tumaze kugera ku isa 7:10. Urabona ko ari bwo basohotse ndetse bagiye kwerekeza mu rugo kumusezera, kandi muri gahunda byari biri uko saa 3 n'igice ari bwo babasoje ibikorwa byo gufata uyu mubiri wa nyakwigendera. Hanyuma
ab'umuryango we barababaye, ababyeyi barize, uhereye kuri mama umubyara, abavandimwe ba Diane nk'uko muri kugenda mubibona mu mashusho yacu, barababaye cyane. Kanya rero tugiye kwerekeza mu rugo rw'aho uyu muryango wari uherereye. Urabona ko itangazamakuru rirahari hirya no hino. ariko namarira Yes, ni ibibazo gushyirireho nabona muri biri hariya gusa bafite bose namureba imitima ya benshi, mana benshi ko imitima benshi yashengutse, imitima benshi yashize. Ni umurwano Kacyiru, ku bitaro bya Kacyiru ku Buruhukiro, aho twaje kureba umubiri wa Musoni uherutse kwitwa urw'agashinyaguro, akitwa umutwe n'uwari umukunzi we. Ni agahinda gakomeye, ni amarira gusa, ariko ni ukwihanganisha umuryango muri rusange. Kandi ntabwo muzi gusa ariko nakubonye muri teni ntabwo nabikwamuye, ariko umunsi wa none ni wowe urimo urazana ivanguramoko n'amacakubiri. Wongeye usize wa mipango uno umuhutu urimo urakoreshwa ngo n'agatsi. Ese nawe usigaye uvuga udutsikora